ufite Yesu ufite byose. Bana b'Imana, nimugire amahoro, mukwize amahoro aho muri hose, dufashijwe n'amasomo yo kuri wa kabiri tariki 19 Mutarama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaro yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 6 murongo wa 10 kugeza kwa 20. Bavandimwe, Imana rwose ntirenganya, ntishobora kwibagirwa umwete wanyu n'urukundo mwagaragaje izina ryayo mufasha abatagatifujwe nk'uko mubikomeje. Cyakora icyo twifuza nuko buri wese yakomeza iryo shyaka rizamugeza ku ndunduro y'ibyo yizeye. Bityo rero umurego wanyu ntucogore, ahubwo mukurikize urugero rw'abahawe umurage w'abasezeranyijwe babikesheje ukwemera n'ukwiyumanganya. Igihe Imana isezeranyije Aburahamu, kuko nta wundi wari usumbye ngo imurahirire, yarirahiriye ubwayo iti, rwose nzaguhundagazaho imigisha kandi nzaguha inkomoko nyamwinshi. Aburahamu akomeza kwihangana bigeza aho yuzurizwa amasezerano. Ubusanzwe abantu barahirira imbere y'ubaruta, maze kugira ngo bakemure impaka bakishingikiriza iyo ndahiro. Nicyo cyatumye Imana ubwayo ikoresha indahiro ngo igaragarize abo yageneye isezerano ko umugambi wayo udakuka. Iryo sezerano n'iyo ndahiro bidakuka kandi bitarangwamo ubuhendanyi bw'Imana, nibyo shingiro ridahungabana rya mizero yacu, twebwe abemeye guhara byose ngo tugere ku mizero twasezeranyijwe. Ayo mizero ni nk'inkingi umutima wacu wegamiye, kandi akaba yatugeza hirya y'umutambiko, hahandi Yezu yatubanjirije kwinjira ari umuherezabitambo mukuru kandi w'iteka ryose wo mu cyiciro cya Melekisedeki. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 111. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 2 umurongo 23 kugeza kwa 28. Umunsi umwe ku isabato Yezu anyura mu mirima y'ingano, abigishwa be batangira kugenda bazimamfuza. Abafarisayo niko kumubwira bati, dorere, kuki bakora ibihujwe ku isabato? Arabasubiza ati, ntimwasomye ko Dawudi yabigenjeje igihe ashonje akabura uko agira we n'abo bari bari kumwe? Nuko yinjiye mu ngoro y'Imana mu gihe cya Abiyatari umuherezabitambo mukuru, akarya imigati y'umumuriko atashoboraga kurya, kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine, kandi akayihaho n'abari kumwe nawe. Nuko Yezu arababwira ati, isabato ibereyeho umuntu, ntabwo ari umuntu ubereyeho isabato. Nicyo gituma Umwana w'umuntu agenga ndetse n'isabato. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nitworoherane. Amasomo y'uyu munsi aradusaba koroherana. Abantu hari ubwo duca imanza dukurikije igihagararo, imisusire, ndetse rimwe na rimwe tukabogama, tukaba twanibeshya ku muntu, nyamara dutazi icyo Imana yo iri kubivugaho. Muvandimwe, hanagize no kurenganya, humura, Imana ni igufiteho ijambo rya nyuma. Iri somo rya mbere rije kudukomeza abayoboke b'Imana kutadohoka kubera ko baturenganyije cyangwa batubeshyeye. Icy'ingenzi ni uko Imana ikubona, ni uko Imana ikuzi. Bagize bati, Imana rwose ntirenganya, ntishobora kwibagirwa umwete wanyu n'urukundo mwagaragarije izina ryayo mufasha abatagatifujwe nk'uko n'ubu mubikomeje. Amen. Urakoze Mana, burya bya byiza byose twakoze warabyanditse. Mana, dukomeze mu nzira y'icyiza, n'ibitagenda kubw'intege nke zacu udukomeze, udushoboze, dutere imbere mu kwemera, tukurangamire umugenga w'ubuzima bwacu. Ese ngewe nakira nk'umuntu wakoze nabi, umuhemu, wahemukiye imbaga, agahemukira Imana, mucira urubanza cyangwa ndamworohera nkamukosora, nkamugororana ineza y'Imana? Mu Ivanjili y'uyu munsi Yezu mu gutwibutsa ko ari we utugenga twese, kandi ko ari we mucamanza w'ukuri ureba imitima, araduha igisubizo gikwiye imbere y'umunyabyaha nkatwe, mu mugenzo wa gipfura wo koroherana, za mpuhwe zisesa urubanza, ya mategeko aburizwamo imbere y'impuhwe z'Imana. Yezu aduhaye urugero rwa Dawudi, intwari warenze ku mategeko agambiriye gukiza imbaga yari ishonje. Ibyo byari ukugira ngo Yezu asubize abafarisayi bari batangiye guca imanza ngo abigishwa barenze ku isabato bamamfuza ingano. Ati, ntimwasomye ko Dawudi yabigenjeje igihe ashonje akabura uko agira we n'abo bari bari kumwe, akinjira mu ngoro akarya imigati y'umumuriko atashoboraga kurya kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine, akayihaho n'abari kumwe nawe? Amen. Yezu arashaka kwereka abafarisayi ko iminsi yose tugomba kugira neza, nta tamuri iba mu kugira neza, tugatabara abandi buri munsi, ko tugomba koroherana iminsi yose, haba ku isabato n'indi minsi yose duhamagariwe kurengera ubuzima bw'abandi
tukagaburira abashonje, tukita ku mibiri yacu no kuri roho zacu iminsi yose, kurengera ubuzima bw'abandi. Inama za Yezu z'uyu munsi ziratwigisha gukurikiza itegeko mu gisobanuro gishya cy'ivanjiri, la nouvelle interprétation de la loi. Bitwereka ko Yezu icyo ashyize hejuru ari ukurengera ubuzima bw'umuntu. Burya itegeko ribereho gukiza umuntu aho kumwica, ntabwo ari ukumupyinagaza. Yezu nk'umuyahudi nawe yari azi neza amategeko yarangaga abayahudi. Dore rero igitangaje muri iyi vanjiri nuko uku kumamfuza ingano byari byemewe, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ivuguramategeko umutwe wa 26 umurongo wa 25 kugeza ku 26, bati nujya mu murima w'imizabibu w'umuturanyi wawe wemere kurya imbuto z'imizabibu uko ushaka ugashira ipfa, ariko uramenye ntuzasorome ibyo utwara. Nujya mu murima weze w'umuturanyi wawe ushobora gucamo amahundo n'intoki, ariko ntuzageraho gufata umuhoro ngo ukarare imyaka y'umuturanyi wawe. Amen. Urakoze Mana kuba warateganyije n'abanyantege nke uburyo bwo kubaho ku mpuhwe zawe. Urakoze dawe. Ngiye impamvu abafarisayo batagarutse ku busambo kumamfuza, ahubwo bagashakira icyaha ahandi, bagashaka gukagatiza mu by'Imana bitari ibyabo, kwiyenza no kubona mwabandi amakosa gusa, nyamara bo ubwabo badashobora kwikosora. Bavandimwe, muri byose n'ukoroherana. Gucumura birashoboka, kugwa birashoboka kandi biroroshye, ariko burya igikomera ni ukubyuka. Twitoze kudacira abandi imanza ngo tubashyire ku karubanda ngo batwibye baduhemukiye, ngo babafashe bari gusambana ngo nabahemu. None ko umureze muvandimwe umucira urubanza, wowe se nibagufata uzi ko batazagufunga gusa? Mu gihugu kimwe muri Afurika, umugabo yigeze gusanga umugore we ari kumwe n'undi mugabo, ahita aca uwo mugabo amafaranga $2,000. Uwo mugabo ufashwe asohoka muri iyo nzu amaze gusinyira nyir'urugo sheke. Uyu mugabo nyir'urugo n'ubugome bwinshi amaze gushyikira ya sheke, ahita yirukana umugore we amwohereza iwabo ngo ni indaya yazanye. Ndiyaciye kabiri amaze kwirukana umugore we, nawe ubwakurikiyeho bamufata yafashe ku ngufu umwangavu, bahita mukatira imyaka 25. Yewe ubanzana n'ubu akiri muri gereza. Ikibabaje, ya sheke y'amadolari yari atarayabikuza, ntabwo yanayariyeho. Ye baba we, ese mugore wumvise ko umugabo yaguciye inyuma wakora iki? Ese wamurihisha cyangwa wakomeza kurwaza no gushinyiriza? Muvyeyi ubanye n'umuntu udashobotse ko nabo babaho, babandi ushyira iburyo ukabashyira ibumoso ntibemere, wakora iki? Iyo usanze umuvandimwe wawe ari guhemuka, wamuhururiza abamuhondagura n'abamufunga ku buryo neza kwihangana kwawe kurangiye koko? Nta n'akadomo gisigaranye k'ubwihangane koko? Ese ubwo n'Imana ishobora kuvuga ko noneho uwo muvandimwe atakiri uwo kwihanganirwa? Ese iyo uhanye uhanuhanura cyangwa uhanuhanura? Muvandimwe, ubuzima turimo bubamo amagorwa akomeye, haberamo maguye nyinshi, haberamo ibyaha n'amafuti menshi, ariko ujye uzirikana ko nta ntungane iba ku isi. Turi mu nzira y'ubutungane, ntawe urashyiraho akadomo hano ku isi ngo yabugezeho. Twese dukora ibyaha, ariko icyo turushanwa ni ukubyicuza, ni ukwisubiraho no kurwana urugamba rwo kureka ikibi. Ahasigaye tugasaba Imana ngo ibidushoboze. Tworoherane rero. Ni nabyo Paulo mutagatifu yasabaga Abanyakolosi mu mutwe wa 3 umurongo wa 13 ati, nimwihanganirane kandi niba umwe ageze icyo apfa n'undi mubabarirane nk'uko Kristo yatubabariye namwe mugenze mutyo. Amen. Kubaho ni ukubana, kubana ni ukubabarira, kubana ni ukoroherana buri munsi. Yezu mwana w'Imana niwo mugenga wanjye, urampe korohera abandi nk'uko nawe udahwema kunyorohera igihe ngucumuyeho, aho gucira abandi imanza, kubanegura, kubasebya no kubaharabika ngo nabahemu, ahubwo mpore mbatakambira kuri wowe mbagire neza buri munsi nk'uko nawe udahwema kungera neza buri munsi. Yezu Nyirimpuhwe. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.